Reka dushimire buri wese ukomeje gukora subscribe kuri Sel TV, twizera ko aho uri umeze neza cyane kandi ukomeje kuryoherwa n'ibiganiro Sel TV bigenda ikugezaho uko bwije n'uko bukeye. Reka kandi dushimire mwebwe mwese mudahwema gukora cyangwa se gushyira za comment zanyu ngaho hasi kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu cyangwa se mugire inyunganizi mutanga ku nkuru tuba twashyize kuri YouTube channel yacu. Reka rero mbabwire ko nkuko mubizi Sel TV itajya batenguha, igenda ibashakira inkuru zitandukanye z'imyidagaduro, inkuru zivuga ku buzima bw'abaturage, ibyamamare bigiye bitandukanye kugira ngo mumenye abantu batandukanye mu isi ya none ko bagiye babaho. Uyu munsi rero navuga ko inkuru twabazaniye ni inkuru y'imiratrendinga cyane, ivuga ku muziki w'u Rwanda. Inkuru rero y'uyu munsi iravuga ku muhanzi navuga ko yari amaze kugira izina rikomeye cyane hano muri muzika nyarwanda, ariko bikaza kuba bitamuhiriye ubwo we na bagenzi be baje kutabwa muri yombi. Mushaka kurimo muri baza muti se uwo muhanzi ninde, bari kumwe se ni bande? Ahangaha rero navuga ko ari inkuru y'umuhanzi umaze kugira izina rigeze kure cyane, nta wundi niwo bita Bushali. Bushali muramuzi, ni umuhanzi umenyerewe cyane mu njyana ya Kinya Trap, akaba yatawe muri yombi ari kumwe na bagenzi be bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Navuga ko nta makuru atakiwe neza cyane muri societe cyangwa se mu bakunzi b'umuziki nyarwanda cyane cyane njyana ya Kinya Trap, aho benshi bajya bavuga ko ari ibintu by'akababaro cyane ko bahombye cyangwa se muri iki gihe ntazi muri iki gihe ntababwira nibaramuka bahamijwe ibyaha bazaba bagiye kubura umuziki w'aba bantu. Ahangaha rero Hagenimana Jean Paul wamenyekanye cyane nka Bushali mu muziki w'u Rwanda, akaba ari umwe mu bagize itsinda ry'abasore baharawe mu njyana ya Kinya Trap, we na mugenzi we Slam Drip hamwe n'abandi bakobwa babiri batawe muri yombi bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo ibi byabaye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki ya 18 Ukwakira 2019, akaba ari bwo abo basore rero baje gutabwa muri yombi bari kumwe n'abakobwa babiri bikekwa ko basangiraga ibiyobyabwenge. Aya makuru navuga ko yaje kwemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda, ari naho abasore bafatiwe. Akaba yabwiye ibitangazamakuru bitandukanye ko uru rubyiruko rwafatiwe mu rugo rw'umubyeyi w'umwe muri aba ngaba, bakaba basangiraga ibiyobyabwenge. Ni ibintu guys bisa nk'ibyababaje cyane abantu mu muziki nyarwanda, cyane ko buri wese ukunda umuziki nyarwanda yaramaze kwishimira ahantu iyi njyana ya Kinya Trap igeze, cyane cyane ko Bushali navuga ko ari wari ku gasongero kayo. Ni ibintu byabaje rero abanyamuziki, cyane cyane urubyiruko rukunda Kinya Trap muri rusange. Aba ngaba rero bakimara gutabwa muri yombi bahise bashyikirizwa urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo narwo rutangire iperereza mbere y'uko bashyikirizwa ubushinjacyaha ngo bajyanwe mu rukiko. Navuga ko rero abasore baza guhamwa iki cyaha hari igihano cyaza kugenwa n'amategeko bakaza kuza kimara, navuga ko bagororwa cyangwa se bashyirwa ku murongo kugira ngo bongere bazagaruke bameze neza cyane. Ahangaha rero abakunzi b'umuziki nyarwanda cyane cyane Kinya Trap bababajwe nuko bagiye kumara igihe kitari gito cyane batumva injyana z'uyu muraperi cyangwa se n'abari bagenzi be bafatanywe mu gihe babahamijwe ibi byaha. Nababwira ko rero Bushali ari umwe mu baraperi bari kwitwara neza cyane muri iki gihe, akaba yaratangiye umuziki mu mpera z'umwaka wa 2013, akaba yaraherutse kumurika alubumu ye ya kabiri yise ku gasima. Ya alubumu rero ikaba yari ije nyuma ya mbere yagiye hanze muri Gashyantare mwaka wa 2018. Iyi alubumu ikaba yari yiswe yo Nyiramubande, ariyo yabanjije nyine yiswe ku gasima. Izina rya Bushali The Trigger ngira ngo riherutse kuzamurwa cyane n'indirimbo yise Nitwebwe yahuriyemo na bagenzi be harimo Bifre ndetse na Slam Drip baje kuza gufatanwa bashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Navuga ko rero yari inkuru isa nkaho ibabaje, ari inkuru yaciye igikuba mu muziki nyarwanda, cyane cyane ko iyi njyana Kinya Trap yari imaze gufata indi ntera. Abahanzi benshi bari bamaze
kugira uko bayumva, uko bavuga bati injyana iraje igiye kuza mu muziki nyarwanda, abakunzi b'umuziki nabo bavuga bati ino njyana niyo u Rwanda rugiye kuzamukiramo kugira ngo rwigaragaze mu ruhando mpuzamahanga. Ariko ntabwo byaje guhira uyu musore Bushali na mugenzi we, cyane ko baje gutabwa muri yombi. Nabwo kuri Bushali yaramaze kugira izina riri hejuru cyane cyane ko yaramaze kwitabira ibitaramo bitandukanye haba ari mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Ngira ngo hari n'amaserukiramuco yatumirwagamo kugira ngo ajye kuririmbamo, ariko kuri ubu ngubu nababwira ko atamerewe neza cyane cyane ko yaje kuza gutabwa muri yombi hamwe n'abagenzi be. Ngira ngo nk'uko mubizi ku bakurikirana amakuru y'imyidagaduro mu minsi yashize, Bushali aheruka kwemerera umunyamakuru wa RBA amubwira ko adafata ikiyobyabwenge na kimwe. Ngira ngo ahangaha yanagiraga n'inama n'abandi bahanzi avuga bati nta buryo cy'umuhanzi ashobora gutera imbere cyangwa se ngo agire igikundiro mu gihe agikoresha ibiyobyabwenge. Niba yumva ko agiye kuri stage cyangwa se muri studio akumva ko agomba kubanza gufata ikiyobyabwenge runaka, ahangaha yavuga ko umuhanzi adashobora gutera imbere. Kandi yatanze na comment avuga ko abahanzi cyangwa se n'abandi b'urubyiruko bakoresha ibiyobyabwenge bakwiriye kubireka kubera ko nta cyiza byashobora kumubagezaho. Ahangaha kandi umunyamakuru wa RBA yaje kumubaza ati se Bushali koko ntabwo waba warigeze ukoresha ku kiyobyabwenge na kimwe? Nta makuru Bushali navuga ko yatsembeye cyane imbere y'itangazamakuru, avuga ko we nta kiyobyabwenge arafataho, ko igisa nk'ikiyobyabwenge yaba yarafashe ari inzoga kandi nanone adakunda kuyifatanya. Amakuru yatangarije RBA avuga ko inzoga ari ikintu afata nk'ikiyobyabwenge cye, ko ahubwo ibindi byose bafata nka za mugo cyangwa se n'ibindi bigiye bitandukanye cyane bisa nk'ibikoreshwa mu rubyiruko rw'uyu munsi kugira ngo byice ubuzima bwabo, we atabikoresha. Navuga ko amakuru yababaje abantu benshi cyane, avuga ko umuziki nyarwanda ubuze cyangwa se ugiye gusubira hasi bitewe n'uko uyu muhanzi na mugenzi we nibaramuka bashinjwe ibi byaha baregwa bashobora kuza guhabwa igihano cyo gufungwa umuntu atamenya uko kingana. Ngira ngo rero ahangaha murabyumva ko ni ibintu bibabaje cyane. Hano benshi bagiye batanga comment ku inkuru yabo bavuga bati Bushali na bagenzi be rwose bari bakwiye kwitwara neza, abandi babashinja amakosa y'uko kuko bakoreshaga ibiyobyabwenge, abandi bati bari bakwiye kujyanwa kwa muganga cyane cyane ko iyo batangiye gukoresha ibiyobyabwenge burya baba byamaze kuyobya ubwenge bwabo. Abandi bati aba basore babonye bamaze kugera aho bageraho batangira gufata ibiyobyabwenge kugira ngo bumve ko aribwo bazakundwa cyane. Ariko navuga ko ni amakuru yagiye yakirwa n'abantu bagiye batandukanye cyane, haba ari abakuze ndetse n'abakiri bato cyane batanga comment. Ariko icyo bose bajya bahurizaho ni uko ibiyobyabwenge atari ikintu cyiza cyane, banagira inama bamwe muri abahanzi bakorera muri Green Fair ndetse n'abandi batandukanye ko kugira ngo wamamare cyangwa se ugera aho ugera ntabwo ari ngombwa ko ukoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo mu minsi yashize mwumvise abahanzi bamwe bagiye bashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge, harimo P-Fla, harimo umuhanzi Gisa cy'Inganzo, harimo umuhanzi Fireman. Ngira ngo ni bamwe mu bantu bagiye bafatanwa cyangwa se bagiye bajyanwa mu bigo bitandukanye harimo iby'ingororamuco kugira ngo bongere abagorore nyuma y'uko bari bamaze kuba imbata z'ibiyobyabwenge. Navuga ko rero ibiyobyabwenge ari ikintu kimwe kirimo kirakoreshwa cyane mu bahanzi bagiye batandukanye, si mu Rwanda gusa no hanze yaho, ariko kimwe cyo ni uko ari ikintu kitari cyiza cyane kuko ni kimwe mu bintu byica ubuzima bw'umuhanzi, akaba yahita azima cyangwa se agahita areka umuziki nk'uko abenshi bagenda babibona, ariko nyamara we kuri we bazi ko aribwo azabona fame cyangwa se azabona abantu benshi cyane bamukunda. Reka nkubwire rero nkatwe nka Sel TV tuba twabagiye twakohereza amakuru ameze neza cyane, amakuru atandukanye agenda abagezaho ibiri kubera haba muri sosiyete nyarwanda cyangwa se no ku isi muri rusange. Reka nkubwire ngo rero komeza ukore subscribe kugira ngo wibonere inkuru nziza cyane zigiye zitandukanye, kandi unagenda ukora comment uduha ibitekerezo, inyunganizi kugira ngo natwe turusheho kubazanira ibintu bimeze neza. Njye rero nk'ibisanzwe reka mbabwire ngo naho gutaha tugarukanye mu yindi nkuru izaba irimo iratuninga cyane. Ciao.